data mu izina rya Yesu turagushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe. Turimo turakubwira ngo twigishe gusenga. Yesu buri joro warara gusenga ku musozi, bwacya mu gitondo ukajya gukorera data imirimo itandukanye. Wasaga nkaho ufite igihe gitoya ariko ntiwigeze ubura umwanya wo kubana na data. Ndasenze kugira ngo usuke inyota mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa, suka inyota idasanzwe, umuntu yumva bikumbuye kongera kubana nawe. Igicaniro cyazimye mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, wongera ucyatse. Bene data baba barateretse imihamagaro, baba barateretse byinshi byiza wari ufite ku buzima bwabo. Reka bibabere igihe cyo guhembuka. Abarambiwe urugendo rw'agakiza, abacitse intege bagasubira mu byaha, reka bibabere ibihe byo guhembuka. Uwiteka Imana itajya yirengagiza gusenga kwawe. Ndasenze mwami kugira ngo utemure, utabare, uzure byinshi mu buzima bw'abahungu bawe. Ijambo ryawe ryarambwiye muri Yakobo ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Reka mwami uzadukiriza igihugu, uzadukiriza abahungu n'abakobwa, uzakiza abafite imihamagaro yaryamye, uzakize mwami benshi badakijijwe, uzasubize gusenga, uzabangutsa amasezerano, uzahembura imitima nyaguhora ku ngoma. Ugenderera ubwoko bwawe, agakiza kagwirire muri bene wacu, agakiza kagwire mu banyarwanda. Abakozi bawe bacogoye, amaboko yabo abyuke. Uhagurutse abakozi, uhagurutse abasaruzi muri iki gihe cya nyuma. Impano zasinziriye zongere zake. Tubona abantu berekwa, tubona abantu bahanura, tubona abantu bavuga indimisha, tubona abandi bazihanura bazisemura. Uwiteka we, reka umurimo wawe ukoreka mu buzima bwacu. Tuguhaye imitima yacu, tuguhaye ubuzima bwacu, tuguhaye imibereho yacu kugira ngo tugenze uko ushaka. Urakoze papa, tuguhaye icyubahiro. Turakwizeye, turabizi ko atari kubw'amaboko, atari kubw'imbaraga, ariko bw'umwuka wawe wera. Turakwemereye mwuka wera kugira ngo tubyutse, ureme iryo shyaka, ureme inyota, ureme gutsinda inzara y'ibyo kurya, ureme gutsinda uburangazi butandukanye bw'aho dutsinda mu bidafite umumaro. Mwuka wera twuzure kandi udushoboze, bizadubera ibihe byo kongera kukubona birenze uko twari twarakubonye. Urakoze papa, bizatubera ibihe byo kubohoka kuri addiction zitandukanye. Bana bawe bafite ububata butandukanye, ububata bw'icyaha, ububata bw'ibibi byinshi umwanzi yashyize ku buzima bwabo. Iyo migozi ikikagurike, izo ngoyi zikikagurike muri iyi minsi yo kwiherana nawe. Urakoze mwami w'abantu, imivumo n'ibibi byose byoroshye ku buzima bwabo bibura ubwicaro, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo ubwo buretwa buzamarwaho no gusigwa. Reka amasengesho mwami, ugusigwa k'umwuka wera kube ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugira ngo imivumo n'imigozi y'uburyo bwose icagagurike ku buzima bwabo, maze basingire icyo bavugaho, ibizogambire ku buzima bwabo babihagararemo. Urakoze papa, urakoze mwami w'abantu, kandi abantu benshi bakizwe. Ijambo ribona ubwicaro mu mitima, ubyumva kumva ari iby'idini, akumva ari utansuzi kuvuga. Reka ijambo ryawe rigira umwanya mu mutima we mwami, maze aguhindukirire, agupfukamire, yature kuri umwami n'umukiza w'ubuzima bwe. Urakoze data. Ndasenze mukunzi mwiza, wowe utuzi muri detaye, kugira ngo buri mwana wawe umugirire ibimukwiriye. Ukeneye guhembukira imbere yawe umuhembure mwami mwiza. Uwazanye umutima urimo agahinda, Uwiteka Mana Nyiringabo, mworosereho ako gahinda, mworosereho iyo mibabaro. Ibyo ujye ubikora, turabivuga, twarabibonye, maze umwuzuze umunezero. Ijambo ryawe rimbwira neza ngo hari kurira kwararira umuntu, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ujye udukuraho ako gahinda, ujye udukuraho iyo mibabaro, yewe n'ibyo ducamo bitarakemuka, ariko amahoro y'umutima akatubana menshi, umunezero w'ubumana ukatwuzura. Ndasabira umuhungu wawe n'umukobwa wawe babikeneye. Uwaje afite uburwayi mu mubiri mukunzi mwiza, uracyakiza. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo mu mibyimba yawe twakiza indwara zacu zose, ndetse warakubiswe ukorwa n'isoni kugira ngo twebwe zitazadukora. Ndasengera urwaye mu mubiri, urakiza ukagera no mu musokoro, urakiza kuva ku musatsi kugeza ku birenge, ukiza n'ibyo siyansi itabasha. Kristo winjiraga mu isinagogi, wakizaga abahungu bawe n'abakobwa bawe, utitaye ku bimaze imyaka myinshi, utitaye ku bizananiranye. Ndasenze ngo ubwo buntu bwongere bube hano hantu muri iki gitondo, kuri twebwe ndetse n'abavandimwe tubana mwami online. Utugenderere muri iki gitondo, uduhembure. Uhagaze mu mayirabire mwami, yibaza uko bizagenda naho yaca, umubwire n'ijwi ryawe rituje, amenye icyemezo gikwiriye, amenye decision ikwiriye, amenye aho yerekera. Uwiteka Mana Nyiringabo, uwumva iby'ubu buzima byaramubihiye, Uwiteka we umugarure mu
ibyiringiro, uwumva agakiza kari kure, ubu buzima bw'ubumana tuvuga bitakirubwe, ndakwinginze kugira ngo umuhe ikirenze amagambo, umuhe ikirenze guterana, bimuhindukira ubuzima mwami w'abami. wa munezero tubonera muri wowe, bya byishimo twasogongeye ku ntebe yawe bimubera ubuzima mukunzi mwiza. ibi bintu nta muntu wabiha uwundi, nta nubwo yabihabwa n'amagambo, ariko mwuka wera nshuti nziza ujye ubikora mu buzima bw'abagushaka. ndakwinginze ngo utange ubwo buzima, bwa buzima butuma umuntu azinuka icyaha, bwa buzima butumara mu rukundo rw'iby'isi. reka bitumaruke ku buzima bwacu muri iki gitondo. turashaka ubuntu bwawe hano hano, turashaka ubuntu bwawe hano hano. reka kubaho kwawe kutwuzure, reka imbaraga zawe zidusendere, maze imigambi ya satani burirwemo. ndasenze mwami ngo wunamure imitima y'abapfushije, imitima y'abari mu kaga, imitima y'abababaye mwami. ijambo ryawe rirambwira ngo ni wowe uha intege abananiwe, n'abarambiwe ubongeramo imbaraga. ndakwinginze kugira ngo wongere imbaraga mwami mu buzima bw'abagutegereje. hari abategereje urubyaro imyaka myinshi, hari abategereje gusozwa kw'amasezerano, hari abategereje Uwiteka Mana Nyiringabo kubaka ingo, hari abategereje kubona abana